baragotomera ubwo cyaguhitana icyo kunywa ukurikiye umunyenga wo kugaburirwa n'inkumi zigizeho. Ngaho nawe hera umufasha wawe Imana yaguhaye, mwiteho ndebe. Uretse neza umuhaye iki? Niba ari inzoga, niba ari iki, ntiwumvishe kandi ari isi inyota afite. Ikirahure kirazamuka akajya kurikizamo. Niba ari uko gifashwe na Gilbert, ni Gilbert gifashe, ngaho naguhereze winywere. Uretse Gilbert, uretse gato ako kaboko gakuraho ari imbabarira, ndakwinginze ntikagaragara urimo. Aha wese ugiye kumwerekera wese nonaha hagarara mundeba, ariko mureba n'amaso gusa. Ngaho muhereze mama, muhe ntureba ahubwo iyo foto. Ndagira ngo muratire abantu mubabwira ngo ku buzima bwanjye na ku buzima bwacu ciyazi. Niba babaha amashyi bataye bahamupfa kuba ari urukundo rw'uyu munsi ari urwanyu. Reka nsabe ba bantu bari babafashije mutereke ibitereko byanyu aho ngaho, babatwaza inkongoro zanyu bazigeze mu bitereko byazo. Hanyuma pare na marene nabo inshyimbo zanyu ndetse n'ibirabyo pare na marene babishyiraho muri buze kubibona byihuse. Hanyuma mbatuma ahandi hantu kuko hari impinduka zigeze kubaho nazibabwiye, turazikora mu kanya ho kugira ngo turye igihe. Nyoboye ubukwe, niba ndi umusirimu, niba mbaye umuswa simbizi. Aha nagira ngo Marere nawe wabifasha hariya nta kibazo. Umuntu ufite ko mwegendeze Yesu, hari bugende pare na marene mwe mukaguma. Sha mufite urukundo, simwe muri burote bwira rwose, simwe muri burote twataha pe. Muriruka mufite umuvuduko. Umuntu ufite impano Alice yateguriye guha Gilbert nayitambutse. Munyemerere umuntu ufite impano, noneho za mpano ndazibonye ari nazo zankereje menye ibanga, ariko murabizi ko abanyamakuru ahanini tutaba amabanga. Munyemerere mwihuse, za mpano zirimo kuza ntimuzijyane inyuma, iyo ngiyo ntabwo byemewe, muzigize hafi, muzizane n'abashinzwe kuzifata bongere bahaguruke bazifate. Dote yanjye itangire ijye yaba. Izi mpano nizo zankereje mwa babyeyi mwe, ntimwumve ntimugire ngo niko ndondogora mu birori. Nihuse cyane, umuntu ufite impano Alice yateguriye guha Gilbert nayimushyikiriza. Alice nguhaye uburenganzira, reba muri ziriya mpano iyo bateguriye guha Gilbert ubwira umuntu uyifite ngo yinzanire, kuko ubu ngubu nta bintu byo kujya, ubu ndabizi ntizanditseho ntizigize gute. Impano ya Gilbert yateguriye, ya Alice yateguye guha Gilbert, uyifite nayitambutse. Kandi mwa bakobwa mwe mufite impano munyumve cyane. Alice nayibereke, ababwira ati ngiyi muyintwaza bategeke, kuko uyu munsi nuwe. Aha ari wayibonye, singiyo iriho ibirabyo byiza. Nawe rero ati mugabo mwiza nkunda ukankunda, nyemerera bagufashe iyi nshyimbo nkushyikirize impano naguteguriye. Yakire. Amaze kuyakira rero, bamaze no gufata ifoto y'urwibutso y'uko iyo mpano yatanzwe. Alice ati
noneho banzanire bya byangombwa tugomba data nabyo mbimushyikirize. Hari mu ikamba ry'uburere bwiza, ari ryo kamba rijya mu ruhanga rw'umusaza rw'uruhanika kugira ngo izuba ritongera kuvamo ukundi. Ndasaba umuntu ufite ingofero yo kwambika papa wa Alice atambuke. Nasabaga papa wa Alice yigire hejuru atambuke bamushyikirize ibyo abana bamugomba babimushyikirize. Yego, ufite ingofero yateguye kwambikwa papa wa Alice nayitambutse. Mubyeyi mwatambuka. Nagira ngo nsabe Alice ashyikira iriya ngofero ayishyire umusaza mu ruhanga ariko ntayimwambike, kubera ko uyu munsi Alice afite uwo bagiye kuba umwe, niwe uri buyambike umubyeyi. Bivuze ngo nta mukobwa cyangwa umumama ukora mu ruhanga rw'umuntu mukuru w'umusaza, kirazira. Atariko kubera ko uri data munyakirire n'iyi nshyimbo, ni ikimenyetso cy'uko turi kumwe, kandi ubwo urimo kurenga turahinguka, maze ikivi wasubitse tuzacyusa, aho ugejeje tuzasubukura. Hanyuma bajya hagati kugira ngo bafate ifoto y'urwibutso y'uko oya inkoni buretse kuyimuha aracyafite akazi kenshi cyane. Reka nsabe na mama wa Alice abatambuka. Uretse kugenda mubyeyi ihangane uba uri aho gatoya. Ari ati mubyeyi mwakira iki giseke Gilbert gifateho nawe mukimuhereza. Uretse kugitanga gihagaze gutyo, sinzi ukuntu nabonye abandi bakobwa basa nka arakoze cyane. Kameramani nabereka ibyo mukora mubikore, sinigeze mfotora. Ubwo niko biri bibe bigomba kumera. Atakira mubyeyi iki giseke cya Rutunda cyatundiwe na rwa rutoki wabonye bashyizeho umuringa, niyo mpamvu bashimye. Hanyuma bamaze gufata ifoto y'urwibutso, umubyeyi araza ati dushyire abana bacu hagati tubashyigikire. Ngaho mujye hagati ababyeyi babashyigikire, abana nibo bajya hagati y'ababyeyi kugira ngo mube mushyigikiwe impande zombi. Iyi foto si nziza? Yego. Ati sawa cyane. Hanyuma ababyeyi mwatambuka mugasubira mu byimbo byanyu mu cyicaro twabateguriye, mukanyemerera nkatumira Gilbert yifuje gutanga Alice yifuje gutanga impano ku muryango akomokamo, arambwira ngo mpere ku mpano y'umubyeyi wamubyariye umuhungu. Ibyo ngibyo ntabwo nabikora papa w'umuhungu ataraza gusuhuza umukazana. Natambuke papa w'umuhungu. Papa w'umuhungu yatambuka. Umugabo w'igikwerere cyane, mumumpera amashyi. Kitibyaye kiracika. Uyu mugabo yaribyaye rwose. Nyemerera rero bagushyikire, uhagarara iruhande uramutsa abana. Uraramutsa abana, ufite ibyangombwa bakugomba bakwegera, maze wongere kandi wiramukirize n'umukazana. Hanyuma ube hagati yabo bagushyikiriza ibyo bakugomba baguteguriye. Kada Gilbert kaza ubwenge. Nkivuga ngo umubyeyi ajye hagati arabyanze. Urabibonye akurura. Ati mubyeyi reka nkugomba ibyo
nkushyikirize ibyo nkugomba ati ndetse bampereze maze umubyeyi ufite icyo agomba abana nawe aze kunkundira ajya ava hariya agikemuye kugira tutaza kugaruka ariko udafite icyo abagomba ntabwo ari ngombwa rwose. Aha ati mubyeyi ngaho jya hano hagati noneho usabe na mama wa Gilbert nawe atambuke. Kano kana ni kakandi baba baririmba ngo turi umunwa twawe ngo dusize hehe ngo duteye irungu. Umubyeyi papa wa Gilbert waba uhagaze iruhande rumwe kugira ngo mama nawe babanze bamugire ibyo bamugenda bamugomba. Muhagarare neza bamushyikirize cya giseke. Ako karirimbo uze kukagumishamo ndagakunda ariko ntikarenge iryo jwi. Uriya mu DJ ni mwiza cyane afite uburyo acuranga ntasakuriza abantu kandi ntabime injyana bikajyana n'ibyo tuvuga bigakunda. Ati bana banjye rero ntabwo nagenda gutyo gusa nanjye mbagenye ibanga ry'ababyeyi nimugera ahantu muze kwicara. Izi ni impanuro za kibyeyi. Umubyeyi nawe papa ati nanjye hari ikintu nibutse ukoza hasi unyibutse ibuye ari mbonye atangiye kwikora ahantu biremewe rwose naho uri wabikora bigakemuka. Ati nanjye mama w'abana akoze hasi anyibutse ibuye. Ati bana banjye nanjye munyakirire nanjye nagennye kubahanura mbicisha muri uru rwandiko. Bakimara kubikora ababyeyi mwankundira mugashyira abana hagati mukabashyigikira. Oya ari uragumaho rwose abashyigikire gutyo. Hasigaye bafata iyo foto mwisubirire mu byimbo. Mu gihe barimo gufata iriya foto rero Alice yifuje gushimira aba bantu bakurikira. Nzajya mpagurutsa abatari bake kugira ngo twihute. Yifuje gushimira Nyirasenge Jeannette, Nyirasenge Jeannette yatambuka. Hanyuma yifuje gushimira na Jado. Ubwo reka ntumire Jado, ntumire Kofi, ntumire Shimwe na Confiance. Nyirasenge Jeannette nibwo yaraje. Niba hari umutwaje impano ari buhereza abana yatambuka akayimuhereza kuko iyo umwana aguhaye ukumva nawe ushaka kugira icyo umuha uhava birangiye kuko ntuburi bugaruke kugira tugendane n'igihe. Abakobwa ubwo uko ndimo gusoma impano ufite iyo mpano mutangire murebeho ntimukarebeho ari uko umuntu ahageze. Buri muntu amenye impano mfite niya runaka nimutumira. Ufite impano ya Jeannette Nyirasenge wa Alice yatambuka akayimushyikiriza. Arimo kuyimushyikiriza aha barimo kumushyikiriza impano. Nawe nasaba niba ifoto yamaze gufatwa nawe akabashyikiriza iyo yabateguriye. Hasigaye tugatumira aba bantu nari ntumiye mu kanya.
ntumiye Jado, ntumiye Kofi, ntumiye Ishimwe, ntumiye na Confiance. Abo bantu bari he ko ntarimo kubabona kandi ko niba iminota ndabisimbuka? Aha, ubwo amafoto jyewe amazina ndayavuga simbazi ngo harabanzuye, ariko amafoto azaberekana. Nicyo mpamvu tuba twatumiye kameramani. Ababo ni abasore n'inkubisi y'imanzi, n'inkubito z'imanzi, no gukubita vuba vuba, ndabizi ntibaturya igihe n'intore. Aha, n'undi muri ba bandi yatambuka. N'undi yatambuka, Shimwe nawe yatambuka. Ubwo haraba hasigaye Confiance muri ba bandi nari natumiye. Impano ya Confiance uyifite yayitambutsa. Impano ya Confiance ntabwo iraboneka, abashinzwe kuzitunganya baracyayishaka. Ndabona ije. Hanyuma mu gihe barimo gushyikiriza Confiance impano, nagira ngo ntumire abandi bantu Alice yifuje gushimira bahereza impano. Igira neza, Mama Leya, Mama Haleluya na Papa Haleluya. Igira neza yatambuka. Igira neza arimo aratambuka, ndimo ndabireba. Hanyuma mu gihe arimo gutambuka, Mama Leya nawe yabatambuka. Mama Leya, iyo ni impano ya Igira neza. Igira neza yatambuka bakayimushyikiriza. Mama Leya we mumunyerekeye aba ahagaze hafi ariko ku buryo atajya kure. Ubwo no Mama Haleluya yumvishe ko aba yitegura na Papa Haleluya. Ndagira ngo ibintu tubyihutishe tutaza kurya iminota mu kanya tubonye. Mama Leya yatambuka. Ufite impano ya Mama Leya, bari abakobwa ko barimo gutinda kuntibukiriza impano. Ntawe ufite impano yanditseho Mama Leya? Nimubona umuntu Mama Haleluya nawe abe yitegura atambuke. Mama Haleluya, ufite impano ya Mama Haleluya nayegereza umugeni na Papa Haleluya, batambuka bakagendana. Hanyuma barimo guhereza impano Papa Haleluya na Mama Haleluya, ngiye gutumira abandi bantu babe bitegura, babe bari update. Ntumiye Louise, Munyaneza, Papa Ishimwe, Nteziryayo, Papa Jofia. Abo ndabatumiye babe bari hafi. Louise, Munyaneza, Papa Ishimwe, Nteziryayo, Papa Jofia, Papa Sofia. Sorry murambabarira. Abantu barimo gufungura ameza kandi amafunguro
mubyeyi impano y'uyu mubyeyi mukobwa uyifite ntayitambutse. Impano ya papa Sophia nta muntu uyifite muri mwe, sinababwiye sayansi muri bukoreshe. Impano ya papa Sophia muyirebe mwitegereze mutamuhita ariyo. Reka njye kwisomera kuri ziriya mpano kandi ndayibona. Njye mperuka ku ishuri vuba, narangije 2003 ejo bundi. cyane ninjye urisomye njyenyine. Kuyimubikira yakwizihiye umusaza. Urakoze cyane ngaho namara igira hirya banze bamufotore. Hanyuma ntumiye Marene ntumiye kandi John na Madamu John batambuke bashyikira impano nabo zabateguriwe. Impano ya John n'iya Madamu John nabo batambuke bashyikira impano yabo ziboneye n'iz'umwihariko. Ati ngwino nkutwaze mugabo mwiza. Reka nsabe protokole banzanire intebe ebyiri hano. N'abandi protokole mfite ni mwebwe turimo gufatanya. Mweze hano. Yego. Wayibashyikirije impano ya papa mwayimushyikirije. Hanyuma nasabaga protokole banzanira intebe ebyiri hano. Ntumire mama wa Alice ndetse na mama wa Benjamin batambuka bombi. Hanyuma harabura undi mu mama natambuke mama wa Gilbert. Gilbert nakubatije agahanga kahiye. Mbivuze hafi nk'isaha mbyibutse nonaha. Nsanze umubyeyi wampaye byinshi, mama wambyaye nakwituri. Buri muntu yite ku mubyeyi we hano, buri wese arabyimenya, ariko buretse gato hano musigemo akanya muse nkabi kwegerana ni byiza. uko nguko. Mama wambyaye nakwiturikiye, wanyikundiye nkiri mutoya, inkoni zamba mubyeyi we, ko nakubereye mfura mbi, aguteteje ijoro n'umunsi. Mama babarira sinzongera
itagahindi ntimbirishe. Hano handitseho ngo uri indashyikirwa mubyeyi, ahandi handitseho ngo warakoze mubyeyi. Alice yashimiye mama amubwira ngo uri indashyikirwa, hanyuma Gilbert amushimira amubwira ngo warakoze mubyeyi. Uwo mwana rero mpakanya tube duhagararanye. Bebe beno nkubwire akantu dukora. Ugende hariya ubwire bari abakobwa bakumpere fanta unzanire. Bariya uri inyuma uri kumwe n'umuhungu wambaye rinete. Reba hariya do. Umuhungu wambaye fime hariya ajye kugusabira agafanta hariya. Uriya mukobwa urimo kuza muhure agusabira agafanta. Ndagira ngo uriya mwana abanza agende usezere ku bibero byakureze. Icareho. Ubundi ibibero byagukikiye nawe ukaba ugiye gukikira, biba ngombwa ko utazongera gukenera gukikirwa. Shareba hano kandi mwongorerana umubwira utubundi agiye kandi ngiye gukikira nanjye abandi. Oya, urongorerana na mama muganire mu by'akanama. Ariko ari nawe wicaye ureba kure ya kamera, hindukira uturebeho. Biriya impamvu tubikora tuba tugira ngo asezere ku bibero, ayumve ko atagikeneye gukikirwa ahubwo agiye gukikira, si byo se? Ubwo nawe guteta ntibishize ariko ufashe inshingano zo kujya gutetesha. Murakoze cyane, ngaho muhaguruke. Murakoze. Hanyuma ababyeyi namwe muhaguruke mwegerane, noneho biremewe muhagarare hamwe. Abana bajya iruhande rwanyu mwongere muhindure mu bajya iruhande nabo. Aha, murabanza mubashyire hagati mubashyigikire, hanyuma nabo babashyigikire bumve ko umuryango udacitse, muzongera muzakomeza gushyigikirana. Abakameramani bajye bamasinye ko bisoje gusa. Sawa, hanyuma noneho namwe mubashyire hagati mukomeze, byerekana ko mukomeje kubashyigikira. Aha, uretse nongorera Alice akantu ari bukubwira utaragenda. Tobo rikubiyemo umuteto wose uko batetesha umwana kuva akiri ikibondo, ya myaka ya minsi 1000 batubwira, ndetse no gukomeza kugeza arangije na za kaminuza. Ati mubyeyi ufite impano Alice yateguye yanditseho mama we nayitambutse. Alice yifuje kubanja kugushimira atakiriye impano. Aha, kandi umubyeyi nawe sinye mwayimpaye. Umubyeyi nawe ati mwana wanjye nanjye anyakirira iyi ngiyi. Wayimushyikirije ngira ngo ahari. Urakoze cyane. Nabasaba uko tukimeze gutyo mwatambuka mukaba mufata icyo kunywa, nkahamagara umutahira waje aje kutubwira amazina y'izikomoka mizakowe, akaza akayatubwira. Namutumira. Munyemerere babyeyi mwadukwereye. Reka ndeba ahari ubwo yugamye izuba, ndeho yaba ari hano. DJ nzamuriraho injyana ngufi ya gake, ndaje mbanze ndebe uwo muhungu aza tubwira amazina y'inka tubone kujya kurya kuko ntabwo twakivanga. Kansabe DJ bashyizeho injyana, mubwire nongorero uyu muhungu aze.
ariko kandi ni mu gihe y'abanutiye benshi bizabeho ubuziranenge uwo mu mata bateza neza mbega shenge urabura koma mucyo weri wanyu hari kwa mucyo wera we babyingwe kwa so wakubyaye mama we ingwe nginka zaraharaye mama we nginka zaraharaye we ingwe zihavunja umukenke nyabusa we we zihavunja umukenke we urubambye ingwe zihavumbura inkwavu mama we izabo nziratemo rukinga rukingiye inyana izuba abahungu bakereye itabaro ngo mbe mukobwa uzakora iki wagubitera rusakiza imbotera abahizi zigombiza kuba zose zitirirwa zateraniye mu mihigo bangu yakoze uruti ibihogo sinaterwa n'umwa mpimbawe n'inganzo nigaba mu nziza ntungutse mukarange sanga hatetse umwami umwungere wa mvungagumya kwesa inkoni pare na marene nabo ntibasigare mureke kuzicira urubanza muzituruke ku isonga isibo yazo irakomeye urabyumva yazumva nagira impamvu nari ntumiye uriya musaza kugira ngo turi abanyarwanda oya nanone ndabisubiramo umuntu utewe ishema nuko ari umunyarwanda kuri shyari mu mashyi ayakoma murakoze cyane njye kuba umunyarwanda byanteye ishema ubu sinabona uko mbibabwira hambere hari umuntu uherutse kuza arambwira ati hari ahantu habonetse ikiraka Uganda ati tugende barakura amabuye y'agaciro umuntu akazana miliyoni akanya bwanya ndamubwira ntigenda miliyoni wirire numara guhaga wumva ubutuye wenda uzansomya kuki uzasagura ariko ntago njya gupagasa mu mahanga u Rwanda rufite byinshi ntacyo rubwabuze kandi ntababeshya Imana ni umuhanga yaranyitegereje ibona nta mbaraga ngira ngo kano kaboko murakareba uko kangana ntago nabasha guterura umufuka neze niba ntaterura umufuka w'ibishyimbo ngo njye kurya naterura umufuka w'izibitini ni hahandi ngiye nkiba nkakubitwa nkagaruka mberabera nkabeshya ngo banyamburiye mbarara abimbwiye ndavuga ngo mu izina rya Yesu nibwo natokesheje ndavuga nti mu izina rya Yesu abazimubashye genda upagase wowe ukunda iby'amahanga njye ndi umunyarwanda cyane Imana ihabwe icyubahiro rero mubyeyi nagira ngo umusabe mu cyubahiro nkugomba kandi ukwiye wigire ijuru nanone ndebere oya hari dufite bife ebyiri hari bife y'abakuze hari n'iy'abatoya bariya n'abagiye gufasha abandi niba tutaratangira gukore yemwe bakobwa muze gusobanukirwa ikinyarwanda niba abasaza bataramara kugera aho ngaho mu nkundire ntimwe rwose kujya kuri bife babyeyi babiteho uragenda unyegerere uriya mubyeyi mwahaguruka mubyeyi n'ingambi kugaragiye imbere mugatambuka mukajya kuri bife kugira ngo murebe uko bwigenza hanyuma nsabe protokole yigire hafi koordinateri nawe abe hafi protokole nagira ngo musabe iki gikorwa gikurikirane nagira ngo ngusabe kino gikorwa gikurikirane kandi neza ngewe simpari nanjye ngiye kureba akantu nafata mu kanya mbashe kugira kandi gateka reka nsabe ngaho rero ubu njya ngira ibintu ntandukaniraho n'abandi bemusi niba ari byiza niba ari bibi ntago mbizi umwe musarahangara ntaza ahantu